ngo yagize ikizira kuba ubutaka bwarya umubiri w'abahanuzi, w'intumwa n'abahanuzi. Ibi bihita bitwibutsa bamwe mu basahaba bari bari kugenda bagiye guhamba, bari gucukura bagwa ku ntumwa y'Imana yitwa Daniyeli cyangwa se witwa Daniyeli, akiri muzima ameze neza, hanyuma bamusubizamo. Icyo gihe bize ubwenge bukomeye cyane bwo kumusubizamo, hanyuma bagacukura imva nyinshi kugira ngo uzaza muri icyo gihe cyangwa se uzaza aho hantu atazamenya aho intumwa y'Imana cyangwa se Nabiyullahi Daniyeli yarari. Ibi byose babikoraga barinda shirki, babikoraga bari kurinda twebwe tuzaza shirki, kubera ko abantu bamaze kugwa muri shirki cyane, kumva ngo intumwa iryamye aha, cyangwa se umuntu mubeza aryamye aha, cyangwa se umutabi'in aryamye aha, abantu bagatangira bakamunyuzaho imigisha, abantu bagatangira bagatwara ubutaka. Bavanywe Islam, hari abantu baza bagatwara ubutaka bw'ahantu umuntu yapfuye bakabutaha. Aho ngaho niho shirki itangira kuzira. Kuri uyu munsi wa none rero dukomeje ibyicaro byacu, aho tugeze ku cyicaro cya 24 mu byicaro 40 tuziga. Umwanditsi rahimahullah akaba yarakigeneye gusabira intumwa y'Imana, salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Umwanditsi hafidhahullah atangiza na aya tubona muri suratu al-Ahzab, aya ya 56, aho Allah agira ati: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ngo mu by'ukuri Allah yamaze guhundagazaho imigisha ye ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Abamarayika nabo basabira amanywa nijoro intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, yemwe abemeye namwe mutegetswe kumusabira amahoro n'imigisha. Umwanditsi hafidhahullah arakomeza atubwira ati: فهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. Ngiri itegeko riva ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala rigana ku bagaragu be yuko bagomba gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, wa yukathiru min dhalik, kandi bakabihozaho bakanabigira kenshi cyane, bakamusabira inshuro nyinshi cyane. ولا شك أن الصلاة على النبي من أعظم الذكر. nta no gushidikanya yuko gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam biri muri azkaru zihambaye cyane. Amarana an nakthiru minhu, twategetswe gukora iki? Kuzihozaho cyangwa se kuzigira nyinshi. Fama aisaruhu amalan wa a'zamuhu ajra. Gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam byoroshye gute, ariko si ibihembo byabyo byo bingana bite? Umwanditsi hafidhahullah aratugaragariza yuko gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam byoroshye cyane, ni ku rurimi. Ntibigusaba gukora mu mufuka, ntibigusaba kujya gutawaza, ntibigusaba. Icyo bigusaba ni umwuka wawe ufite watijwe, ndetse bikanagusaba na commitment cyangwa se gushyiraho gahunda, azmi, hanyuma ugasabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Ariko ibihembo byabyo birahambaye bavanywe wa Islam. Umwanditsi arakomeza atubwira ati: ta'akkad kathratu salati ala nabi yawm al-jum'a wa laylataha. Ngo tugerageze tumekinge sure cyangwa se tugerageze turebe uburyo bwose dushobora gusabira intumwa y'Imana, by'umwihariko mu gihe mu joro ry'umunsi wa gatanu ndetse n'amanywa yo ku munsi w'ijuma cyangwa se umunsi wa gatanu. Ijoro ry'umunsi wa gatanu ni iri turimo. Bavanywe wa Islam, tugerageze muri iri joro tujye dusabira intumwa y'Imana inshuro nyinshi zishoboka, ndetse no ku manywa yaho dusabire intumwa y'Imana
sallallahu alayhi wasallam inshuro nyinshi zishoboka. Kubera iki? Kubera ibyo tugiye kureba cyangwa se izi mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam tugiye kureba. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس، جاء muri hadith yaturutse kwa Ausi mwene Ausi radiyallahu anhu, Allah mwishimire. Uyu ni umwe mu basahaba b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana iragira iti: inna min afdali ayyamikum yawmul jum'a, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'a, mu by'ukuri mu minsi yanyu umwiza kuruta iyindi, cyangwa se umunsi wubahitse urimo n'ibihembo kuruta indi, ni umunsi w'ijuma. Kubwizi impamvu, fihi khuliqa Adam, kuri uyu munsi wa gatanu nibwo Adamu alayhi salam yaremwe. Wa fihi qubida, ni nabwo yatabarutse cyangwa se yakuwemo roho. Wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qa, ni nawo munsi abantu bazumva impanda. Ubwo ni umunsi w'imperuka, ni nawo munsi abantu bazazurwaho. Fa akthiru alayya min as-salati, intumwa y'Imana iratugira inama itubwira iti: duhozeho cyangwa se muhozeho kunsabira amahoro n'imigisha. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kubera ko amahoro n'imigisha bingeraho aho naba ndi hose, kabone niyo naba maze gutabaruka. Abasahaba baribajije baravuga bati: amahoro n'imigisha kugeraho ari kuri muzima, ese utabarutse? Qalu ya Rasulallah, arabazwa ati: yewe ntumwa y'Imana, wa kayfa tu'radu salatuna alayka, ese ama noneho ko ubusabe bukugeraho ni gute bwazakugeraho igihe waba waratabarutse? waqad aramta, igihe waba waratabarutse waramaze kubora cyangwa se waramaze umubiri waramaze kuyenga. Yaquluna balayta, bari bashatse kuvuga ko namara gutabaruka cyangwa se umuntu atabarutse, murabizi ko agenda yenga cyangwa se umubiri ugenda umuvaho. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irababwira iti: inna Allah azza wa jalla, mu by'ukuri Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, qad harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya, ngo yagize ikizira kuba ubutaka bwarya umubiri w'abahanuzi, w'intumwa n'abahanuzi. Ibi bihita bitwibutsa bamwe mu basahaba bari kugenda bagiye guhamba, bari gucukura bagwa ku ntumwa y'Imana yitwa Daniel, cyangwa se witwa Daniel, akiri muzima ameze neza, hanyuma bamusubizamo. Icyo gihe bize ubwenge bukomeye cyane bwo kumusubizamo, hanyuma bagacukura imva nyinshi kugira ngo uzaza muri icyo gihe cyangwa se uzaza aho hantu atazamenya aho intumwa y'Imana cyangwa se Nabiyullah Daniel yarari. Ibi byose babikoraga barinda shirki, babikoraga bari kurinda twebwe tuzaza shirki, kubera ko abantu bamaze kugwa muri shirki cyane, kumva ngo intumwa iryamye aha, cyangwa se umuntu mubeza aryamye aha, cyangwa se umutabi'in aryamye aha, abantu bagatangira bakaminyuzaho imigisha, abantu bagatangira bagatwara ubutaka. Bavanywe Islam, hari abantu baza bagatwara ubutaka bw'ahantu umuntu yapfuye bakabutaha. Aho ngaho niho shirki itangira kuzira. Kubw'ibyo rero intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi ifite isnaduhu iri sahih iratugaragariza yuko Allah yamaze kugira ikizira intumwa z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kuba ubutaka bwazirya. Ni ukuvuga ngo turamutse dufite ubushobozi bwo gutaburura cyangwa se bwo gukura imibiri y'intumwa n'abahanuzi neza neza uko bahambwe niko bakiri. فعليك بإكثار من ذلك. Mwansi rahimahullah aratubwira ati: nahaweho gukora iki? Ho guhozaho gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Umwanditsi agakomeza agira ati: فهل تعلم أنك إذا صليت على النبي
fa innaha turaddu ilayhi ruhi, ese waruzi ko iyo usabiye intumwa isubizwa roho igasubira mu mubiri we, hatta yuraddu alayka kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hanyuma akakwikiriza nk'uko intumwa y'Imana yabitwibwiriye sallallahu alayhi wasallam. Aragira ati ma min ahadin yusallimu alayya, nta numwe uzangezaho cyangwa se uzansabira, illa radda Allah azza wa jalla alayya ruhi, usibye ko Allah azangarurira cyangwa se azampa roho igasubira mu mubiri wanjye, hatta arudda alayha assalam, kugeza ubwo nawe musubije. Bavandimwe wa Islam, in kunta turidu an tukfa hammak, niba ushaka ibibazo byawe, amakuba wirirwamo, agahinda kugira ngo kaveho, wa yaghfiru dhanbak, Allah akakubabarira ibyaha, fa alayka bil ikthar min as-salati was-salam ala hadhihi an-nabiy al-karim, nahaweho gusabira inshuro nyinshi iyi ntumwa yubahitse sallallahu alayhi wasallam, kama jaa fi al-hadith abi Ubay ibn Ka'b, uko byaje muri hadith ya Ubay ibn Ka'b, lamma sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa qala, igihe yabajije intumwa y'Imana. Uyu ni Ubay ibn Ka'b, ni umwe mu basahaba bakomeye cyane, ni umwe mu basahaba dukuraho iyi Qur'an. Yabajije intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, aragira ati ya Rasulullah, yewe ntumwa y'Imana, inni ukthiru salata alayka, akenshi nkunze kugusabira amahoro n'imigisha ko byakugeraho, fakam aj'al laka min as-salati, ese najya mbikora inshuro zingahe? Qala, intumwa y'Imana iramusubiza ati ma shi'ta, uzajya usabira inshuro ushaka. Qala qultu ar-rubu', tajya ngusabira inusu y'umunsi, fata umunsi ufata inusu yawo, ubwo inusu y'umunsi harya ubwo ni amasaha angahe? Mu masaha 28 irobo ubwo yabara amasaha angahe? Amasaha 6, irobo na 6. Aravuga ati Ubay ibn Ka'b, mu masaha 28 nzafata amasaha 6 ngusabira. Twumva iki kintu bavana wa Islam. Intumwa y'Imana aravuga ati mashi, uzabikora uko bishaka, fa inzita fa huwa khairul lak, nuna byongera bizabiri byiza kuri wowe. Qultu nisf, ubwo ngiye kubigira inusu, mfata igitondo cyose cyangwa se mfata amasaha 12 ngusabira nta kindi kintu nkora. Qala sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana amubwira ati ma shi'ta, uko bishaka, fa inzita fa huwa khairul lak, nunongeraho ukarenza nibyo byiza kuri wowe. Qultu fa thuluthaini, ahubwo nongeye kubigira 2/3, ubwo 2/3 ni amasaha ngahe? 18. Ariko muri bazo icyo kintu, gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam amasaha 18, rero twibereye kuri TikTok 18. Aravuga ati ngiye kugira 2/3, noneho nongere. Intumwa y'Imana yamubwira ati fa inzita fa huwa khairul lak, intumwa y'Imana irongera amubwira ati ongera, nibyo bizaba ari byiza kuri wowe. Qultu, ndamubwira uyu ni Ubay ibn Ka'b, aj'alu laka salati kulliha, noneho ngiye kubigira umunsi wose ngusabira. Intumwa y'Imana iravuga ati idhan tukfa hammak, nimba ari uko nguko agahinda kawe kagiye gushira. Wa yughfaru dhanbuk, kandi n'ibyaha byawe bikora iki? Bigiye kubabarirwa. Wal muradu bis salati hadha al hadith ad-du'a, ikigendereye muri iyi swala, muri kumva ijambo iswala ni dua, kubera ko ijambo mu cyarabu as-sala bisobanuye ad-du'a. Atazagira uwumva avuga ati abasilamu basari intumwa y'Imana, nuko umusabira amahoro n'imigisha, numusabira igihe cyawe, akanya kose ufite, Allah azagukiza agahinda ufite. Bavandimwe wa Islam, muri aka kanya dufite agahinda gakabije tutazi aho dukura, tugakura muri zulma cyangwa se mu mutungo twibye cyangwa se tutafashe mu gihe gikwiye, tugakura mu rubyaro rwacu,
yewe hari n'igihe ugakura mu byo wiguriye. Ibn al-Qayyim niwe wavuze ati iyo ukunze ikintu cyane kurusha Allah, Allah arakiguhanisha. Ni nayo mpamvu umuntu akunda ikintu akagera akakibabariramo. Ukunda umutungo, abantu bakunda umutungo kurusha Allah mpaka bakawubabariramo ntibanaryoherwe nawe. Ukunda imodoka, abantu bazibabariraho kubera ko bafashe urukundo rwinshi bakarushyira ku kintu. Kubw'ibyo rero dufite ibintu bitubabaza byinshi, haba ubuzima bwacu, byo tubayemo, n'ibiki ibyo ari byo byose n'ubuzima tubayemo bwa buri munsi butuma tugira intimba n'agahinda bidashira. Ariko niba ushaka ko gashira, akthiru ala salati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, huzaho gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. hanyuma ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم, hari n'indi hadith dukura ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Iyi ngiyo iri ma'ruf cyangwa se iri mashhur, irazwi cyane. aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igira iti: man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi 10 salawat, uzansabira inshuro imwe nge nzamukubira musabira inshuro zirenga 10. wa kutibat lahu 10 hasanat, sinibyo gusa azandikirwa ibyiza bigera mu 10. wa muhya anhu 10 khati'at, ndetse anababarirwe n'ibibi cyangwa se ibyaha bigera mu 10. wa rufi'a lahu 10 darajatin, ndetse anazamurwe n'intera ubwikuba inshuro. murabizi Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kulla yawmin huwa fi sha'n, Allah buri munsi abahuze, azamura abantu amanura abantu, azamura abantu kubw'iki gitabo amanura abantu, azamura abantu kuri iri dini amanura abandi. Kubw'ibyo rero umuntu usabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam akuramo byinshi, harimo no kuzamura intera cyangwa se kuzamuka intera. 40 maksaban, ibintu bigera muri 40 fi salati wahidan. Wibuke ko umusabiye inshuro imwe, uzansabira inshuro imwe nzamusabira inshuro 10. amaduwa ubwikuba 10 bituruka ku ntumwa y'Imana. Mwibuke ko intumwa y'Imana ari ma'sum, nta byaha byinshi afite, ubwo iduwa zirakira, bitandukanye natwe. Ndetse akandikirwa ibyiza 10, ndetse akanahanagurwa n'ibyaha bigera mu 10. Mwibuke ibyaha twirirwa dufite, hanyuma none akazamurwa n'intera. Bavandimwe Islam, nta kintu cyiza nko kubaho uzamuka intera. Iyo umuntu azamuka intera, ibiremwa byose biramwubaha, yewe n'inyamaswa zicaho zikegerayo. Ariko iyo urimo uramanuka intera, urimo urasuzugurika, buri wese aragusuzugura, yewe n'inyamaswa zikagusuzugura. qad la tazid ala 4 kalimat, gusabira intumwa y'Imana bishobora kuba bitarenze amagambo 4. fama aisaru alkhairi wa ashala, ese murumva uburyo bworoshye gusabira intumwa y'Imana? Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, iryo jambo gusa. hanyuma ukazamurwa intera, ugahanagurwa ibyaha 10, ugahabwa ibyiza 10, ndetse ugasabirwa n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. fajtahidu fi jam'i al-fada'il wal makasib. Bavandimwe Islam, dufatirane aka kanya. Niba uri bize, niba wicaye mu duka ryawe, niba uri kugenda mu muhanda, niba uri mu safari, gerageza wivugire Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ibikoroheye, uzarebe ibyiza kuntu bisarura, uzarebe n'ubuzima bwawe kuntu buhinduka. wa'lam, unamenye yuko akhi al-karim, yewe muvandimwe w'umunyacyubahiro, anna al-makasib 'azima, mu by'ukuri gusarura byiza, wal mata'ib qalila, ndetse bitavunanye. uko gusarura ntago bivunanye bavandimwe Islam. wa anna al-amn tawfiq min Allah ta'ala, ariko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ashoboza ibi uwashatse. Murumva ukuntu byoroshye,
ariko birababaje kuba turi busohoke hano twabyibagiwe ntihagire ubikora, kandi byoroshye bavandimwe Islam. Allah rero abigira tawfik, abishoboza min Allah ta'ala li ba'd ibadihi, kubagaragu be. Abandi twese dusanga turi ba muhrim, dufite hirman, tutabishobora. Bavandimwe Islam, impamvu tudashobora gukora ibada nk'izi, dufite ibyaha byinshi twicuze. Ugasanga kuvuga Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad birakunaniye neza umunsi wose, kandi ufite umwanya uri free, uri kugenda uri free, uranabyibuka ko ari byiza ariko ntubikora. Kubera iki? Kathratu dhunub, ibyaha byabaye byinshi no gutamuka ijambo byaranze. Allah aravuga muri Qur'an agira ati fama dhannukum bi rabbil alamin, ese Allah mumukekaho iki? Mumukekaho ko ababuze ibyiza? La wallah, Allah ntago ababuze ibyiza, ahubwo abifuriza ibyiza. Yuridu Allahu bikumul yusra, Allah bashakira ibyoroshye. Niyo mpamvu yashyizeho izi mpamvu zose zo koroherwa, ariko kubera ibyaha byinshi turilimita. Allah atubujije gukora ibyaha tubijyamo, ibyo byaha bikaba impamvu yuko bitulimita. Ni kangahe twicara ku buriri twabuze ibitotsi, amazi ari ku ruhande cyangwa dushi iri ku ruhande rwawe, nta gitotsi na kimwe ufite, ni saa 9 z'ijoro, ariko kubyuka ngo usari witi ntabyo. Ukabyuka ukajya kuri toilette, wenda tuvuge ngo wari ugize imbe, ukajya kuri toilette ukavayo ukongera ukaryama nta n'ibitotsi ufite, ariko qiyamul layli yanze. Ni kangahe twumva bamara kuvuga Allahumma salli wa sallim wa barik ala, ariko kubera ibyaha dufite kuvuga ijambo bikanga. Aha niyo naho bikubwira biti umunsi tuzakurwamo roho, subhanallah, ni ibintu bikomeye kuvuga ririya jambo. Niyo mpamvu rero duhozeho kwicuza kugira ngo ibi bikorwa byoroshye bifite ibihembo byinshi bizatubere ibyoroshye, bizaba impamvu yuko tuzamuka mu ntera. Ubwo rero bavandimwe Islam, wa anna al-amru tawfik min Allah, uyu muyoboro cyangwa se uku gushobozwa tubishobozwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yumkinuka an taj'ala laka ma'a al-amal al-fadil manhajiyya tarsimuha li nafsika, nkuko wafata gahunda ukabigira muri gahunda za buri munsi, muri daily routine ufite, muri gahunda zawe za buri munsi uba wanditse, muri schedule cyangwa se muri gahunda uba wanditse, saa 6 ndaba ngiye ku kazi n'ibiki, ushiremo n'umwanya wo gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Twabonye umusahaba Ubay ibn Ka'b yavuye ku masaha 6 ajya kuri 12, biva harazamuka kuri 16, aragera none afata amasaha 28 yo yisaharira gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Twebwe tumara iminota ingahe kuri TikTok dusabira intumwa ryari, cyangwa dusabira intumwa iminota ingahe? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza ukisubiza. Bavandimwe Islam, dusabe Allah atworohereze, adushoboze gukora cyangwa se gusabira intumwa igihe cyose dufite akanya. La'allaha takunu sababan fil ikthari minhu, kubera ko nubishyira muri gahunda zawe ushobora kutangira kubimenyera. Uno munsi ubikoze iminota 10, icyumweru utangiye ku minota 20, ugeze no ku saha. Bavandimwe Islam, buri saha usabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu masaha 28 ugafata nk'isaha imwe gusa ugasabira, wabona ubuzima kuntu bugenda buhinduka. Dufite amadeni yenda kuduca umugongo, abenshi twabaye abesikoro kubera amadeni, turakupa turakwepa, ariko gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam byaba intandaro yuko Allah yakwishyurira amadeni. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموافقين لذلك. turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza gukora iki, kuba mu bashyira mu ngiro iki gikorwa cyo gusabira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Biroroshye cyane kwicara ukavuga ati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibi twabitegetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi
wasallimu taslima. Hari bamwe bavuga ko ari sunna. La, gusabira intumwa ni itegeko bavandimwe Islam, ahubwo uko ubikora kenshi ni nabwo ubona ibyiza. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam idufiteho ukuri kurusha ababyeyi bacu. Umwe mu basahaba bahambaye yaravuze ati, ya Rasulallah, njyewe ndagukunda kuruta abantu bose usibye njyewe ku giti cyanjye. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iramubwira ati, ntabwo uremera by'ukuri. Aravuga ati, nonaha nanjye nivanyemo ndagukunda kurusha uko nikunda n'imiryango yose. Aravuga ati, al'ana anta, noneho ubu ngubu noneho uremeye. Ibi bintu bitugaragariza yuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam idufiteho ukuri gukomeye cyane kurusha n'ababyeyi bacu. Ubwo nimvuga ababyeyi n'abana bawe barazamo, ariko ma'al asafu shadid, wumva ukuri kose ifite nta nubwo uzi n'amazina y'ababyeyi be, ntabwo uzi amazina y'abana be, abagore be ntubazi, ariko abahanzi n'abakinnyi mu mupira bose turabazi nayo bahembwa. Murumva atari ikibazo bavandimwe Islam? Ntarirarenga, ariko ntarirarenga. Ushobora guhera nonaha ukiga uwo bita intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, ukamenya impamvu Allah avuga ati, wa innaka la ala khuluqin azim, mu by'ukuri uri umunyamico ikomeye. Ukamenya impamvu Allah avuga ati, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ukamenya ko Allah yavuze ati, dufite urugero rwiza ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Impamvu abavandimwe Islam tutabizi nuko tutabitekereza, nuko tuticara ngo tumwige. Nta na rimwe turicara mu rugo ngo tuganirize abana bacu ibijyanye n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Ibi bintu ni ibibabaje. Intumwa y'Imana imaze kuva mu ngo za bamwe mu bayisilamu, ahubwo usanga abantu bivugira mawlid, birthday, ugasanga kuri mawlidi basaze mawlidi, mawlidi. Wamubaza intumwa y'Imana yapfuye ryari, yabonye ubutumwa ryari, ese intumwa y'Imana mbwira nk'inkuru yiziho, ugasanga umuntu wapi ngo narabyibagiwe. Subhanallah, Allah adutera inkunga dushoboze gukunda intumwa y'Imana mu bikorwa. Ubwo rero usanga abantu bajya muri za mawlid ari yad'una, bavuga ko bakunda intumwa y'Imana, babikura he? Ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati, kul, babwire bati, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nimba koko mukunda intumwa y'Imana mugakunda Allah, kuki mudakurikira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam? Ugasanga umuntu aravuga ngo mawlidi nta sunna imugaragaraho, nta muswaki, ntarafunga kwa mbere no kuwa kane, ariko ari muri birthday. Birthday iyo yazanywe nande ntabyo azi. Kubw'ibyo rero bavandimwe Islam, nimba dukunda intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, twongere tuyigaragaze, twicare twige amateka yayo, twige ubuzima bwayo, uburyo yabayeho. Ntago wakunda umuntu utazi bavandimwe Islam, ntiwakunda umuntu utazi. Impamvu dukunda ba Messi, impamvu dukunda ba Cristiano tunabitirira abazina, nuko twicara tukumva ubuzima bwabo, ariko biography y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaratunaniye. Tuzamusabira gute tutanamuzi? Kubw'ibyo rero bavandimwe Islam, ntarirarenga. Hera nonaha wicare umenye ngo Muhammad sallallahu alaihi wasallam imuntu ki, umenye abana be, umenye zimwe mu mpamvu. Ibyo ni by'idini twigisha, hanyuma noneho tuzaryoherwa no gusabira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Reka dusoreze aha ngaha rero kuri iri somo rya nonaha ryo gusabira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, dusiga umwanya w'ibibazo cyangwa se inyunganizi insha Allah, hanyuma tugakomeza gahunda zacu nk'ibisanzwe. Ubutaha tukazatangira isomo ryitwa ad-du'a, aricyo cyicaro cya 25. Ad-du'a, tumenye ni dua, tumenye n'uburyo dusaba, tumenye adabu z'idua. Wabillahi tawfiq.